Manchester United ifite ntishobora gukwiza amanota 68. Manchester United ihuye n'ibibazo byinshi bitandukanye byo hanze y'ikibuga, ariko abantu benshi bakanagaruka ku rundi ruhande bati uyu mutoza ntago yarusimba. Aba banyamerika mu bibazo byabo byinshi ntago bananiwe kumubakinga. Aba ni bamwe mu bakinnyi bagaruka Manchester United yagiye igura amafaranga atari makeya kuri Erik ten Hag wenyine. Martinez, Wise Kazadi, Casemiro $71 z'amayero, Anthony $95 z'amayero, Onana $50 z'amayero, Rasmus Højlund $74 z'amayero, Mason Mount $34 z'amayero. Manchester United kuri ubu iri ku mwanya wa 8. Erik ten Hag bati ntabwo yabashije kubyazamo umusaruro aba bakinnyi. Nkunze neza ko urabona hari ikosa dukora, kandi rimwe na rimwe ni nka hari umuhanga nakurikiranye wavugaga ikintu cyitwa Bibiliya. Ntago narinzi ko Bibiliya bisobanuriye bibliothèque, usaniro ry'ibitabo 66 birimo n'abanditsi batandukanye ariko bakubiye hamwe. Bakanavuga ko burya no kuyisoma approche yayo n'ubuhanga, kuko hereye mu itangiriro ushobora guhera mu itangiriro ukagira ngo kugera kuri Matayo urimo urakurikirana uko byagenze. No, ari nayo mpamvu abigisha b'abahanga hari igihe asoma Matayo agasoma no muri mu byakozwe n'intumwa, bafite ukuntu babigiragira ariko ukabona story arayihuje. Naho twebwe ibyo turimo aha, impamvu nari mpereye kuri urwo rugero nibyo kuko umuntu araza yerekane uno mutoza abakinnyi yaguze kuki bano bakinnyi bitagenze gutya. Ahubwo ibyo uvuga nibyo nashaka no gukongereraho Gasani, niba wibuka na sezishize uvuge uretse kuba hari abo yaguze sezitangira, harimo n'abandi bagera kuri 4 yashatse gusezerera saba abandi nibana bamuha, niba ubyibuka, kuko yaje gusezera ba Maguire, yashaka gusezerera ba Scott McTominay. Rero abantu ntabwo imikinire yanjye ijyana nabo, uburenganzira bwa buri mutoza. Ariko icyo nshaka kugeraho ni iki ni kimwe mu bigize business y'umupira w'amaguru. Ushobora gushinja umutoza uwo ari we wese, sibyo? Kuko iyi ni sezo y'umugabo ya kabiri igiye kugana ku musozo. Nakubise amaso inyuma ngenda ncishamo ndeba amasezo y'abandi batoza batangira kwinjira amaklebe yabo, Jado, Shehe, Jarike. Sezo ya mbere ya Pep Guardiola ni igice, urabyumva, $193 z'amapawundi. Harimo abakinnyi batandukanye, nagiye ninotera ndavuga no hayi kano kazi ni ukwihangana mupfa kuba mwumvikana kuri proje. Nza gusanga kubera ko n'umugabo afite abo bumvikana kuri proje, rimwe no kugura n'abakinnyi uraza kwinjiramo. Nolito, Claudio Bravo, Danilo, Mendy, Angelino, Calvin Phillips, Zach Steven, abo ni bake mu bumvuze. Harimo n'abarimo no kumushinja bati Kovacic wazanye wiki cyangwa Nunez, bamutwaye hafi $120. Ariko kwa Pep bigenda gute? Wowe nagukuye muri Barcelona birakunaniye, mpise ntarenze n'ameza ngaye. Ederson mise nishyura muri Benfica. Urumva kugira avantage y'iyo luxury. Kuko umukinnyi uramugura rimwe na rimwe ntakubera iki yari cyo, wenda kuri ya liste none ayikora haraza kuzamo iby'imvune, ariko nujya ku bakinnyi abatoza bagiye bagura uraza kuvuga utu n'umuntu yamuzaniye iki. Buri mutoza afite ibyo ashinjwa. Ariko simwe n'ubutumwa nakiriye mu kanya bw'umuntu umbwiye ngo umurongo hari ikibazo ambwiye ngo Shehe aze kubafashamo, ndaza kukimugezaho. Iyi politiki turimo n'aya matariki Manchester United Castari yamye yarimo. Ibihe nk'ibi ndabyibuka ya Moyes, ibihe nk'ibi ndabyibuka bya Jose Mourinho, ahindura ku social media Jarike yarigezeho avuga ati byarangiye yaragiye. Ibihe nk'ibi ndabyibuka bya Ole Gunnar Solskjaer, Vanha bya Van Gaal byaranageze bamwirukanye nyuma ku mukino wa West Ham. Yego, iryo joro sizarigibagirwa. Ayo majoro cyane ahuriyeho niba mubyibuka
nuko mu masitade yose kubera ko bamenyereye ko Manchester United bikora usanga n'abafana ba opposition ba adversaire bafite na tendance iririmba sinzi nawe mujya mukurikira wenda muri stade ntago rusimba ku munsi urabyumva iri joro rara wirukanywe n'abandi baragiye iyi ni indirimbo ziba ziri mu stade uri byararimbe kwa Ole kwa Van Gaal kwa Mourinho kwa Solskjaer ku musaza Rangnick bose now igihe rero kirageze urumva abantu bakomeye yombi bakome ku mpande zombi kuko uwo mutoza agomba kubazwa ibyo agomba kubazwa Imana ishimwe bitandukanye na cyagihe ariko nabo bakinnyi babazwa ibyo bagomba kubazwa sibyo kuko ntushobora kuza ngo uvuge ngo buri gihe ibintu ni ku mutoza n'ikimenyimenyi sibyo ahubwo nakwifuza ko biba inverse uno mutoza aramutse anagiye ajyane n'abandi 15 kuko arabadakwiye kuba bari muri kiriya kibuga harimo n'abandi ubona ko bakwiye kuba bari muri icyo kibuga urabyumva sinzi nimba ubyumva ariko noneho kano kanya betse gatoya kano kanya nanone ntago ari uko club yubakwa njyewe ikintu mbona kandi ndabona bariya bagabo ari cyo babona ntago twongera kugendera mu by'abandi bakoraga nta difference yaba ari hagati yacu nabo sibyo kuko n'urugero rwinjiza niyo wagaruka na hano mu Rwanda mfite urugero rwa club yirukana abatoza buri munsi tekereza ko ari cyo gisubizo na n'ubu yabuze igisubizo kubera iki ntishaka kwataka gitera ni igiki kuki buri gihe tugera kuri ano matariki ibintu bikagenda gutya nakiriye David jya ku munsi kwabajya kwica umwami kazi ntago bica tuno duswa yirukana hariya nakiriye David sibyo kwisi yose Jarek itangazamakuru rya siporo iteka rihora mu nkweto y'umufana kwisi yose bariya tureba dufata nk'ikitegererezo sibyo abo barazamutse noneho bazana abapfunditsi bamwe babikiniramo bananiwe gutoza kwisi yose baba bari mu kirenge cy'umufana umutima w'umufana ufite kapasite cyangwa se ubushobozi ifite gusa nubwo kugumana ibihe byiza club ye yabayemo sibyo ibi hatagiye yibagiwe ibi ntashaka kubyumva urumva le temps inoubliable ku mufana ni ibihe byiza kuko ari byo byahaye ijabo ya club ye akunda ntabwo ushobora kubihindura ubu ni muri siporo zose ushobora kubihindura ubu ni wo mutima w'umufana kuko bya bihe byiza nibyo bimugarura ariko ibyo bihe nanone kuri urwo ruhande yafunze hari ubwo bimuhuma amaso akumva ko ya club ye ikiri muri bya bihe ko niba byanze mu kibuga victime wa mbere agomba kuba umutoza sibyo kuko umutima we ntushaka kurekura ryajabo muri management ya siporo barakubwira ngo izo mpande zose zirebeho uzishyire ku meza buri ruhande ugenda urushyira mu mwanya warwo nurangiza ufata ibyemezo urebe ku mpande zose utinyuke nibwiza ukuri kuko hari n'abafana none se Jari nta bafana bari bagutuka kubera ko uvuze kipe yabo ko yatsinzwe kandi atari wayitsinze ibyo ntabwo iyo si realite nibaho cyane turabizi duhura nabyo iminsi yose realite rero yo kwa Manchester United ngewe nyumva vuba ko mpereye ku myaka 20 nikundira Arsenal hari igihe cyageze tukumva ko bya bihe byiza bya Arsene Wenger kuba bitarimo bigaruka byanze bikunze umutozo hari icyo gihe uhereye kuri wari amakosa Arsene arasaza aragenda iyo myaka 6 yari yuzuye hagenda haza nabandi ariko nta gikombe cya championnat ndabona Margareto kuba baragiye basimburana bagwa urutonde rw'amafaranga yagiye ajya amahanga ntaho utarageze ahita
nkunganiye the same Arteta nuko hari umuntu wari uzi projet bumvikanyeho ntibyamuje kuba uwa munani uwa gatanu uwa kabiri urakoze 4 seasons aho rero season ya kane nibwo abaye uwa kabiri. uburyo bwo kuva muri crise nk'izi rero uko njye nabibonye yego biragupusa ukagenda ukinyuramo abatoza ugahindura nk'uhindura wardrobe. ariko Jado wenda sinzi reka duhitinge point kugira ngo n'abantu tuzafata umwanya tugaruke kuri United saison wenda irimo kurangira. Iyo ekipe itari kwitwara neza byanze bikunze ari kiba kibitera. Manchester United kuva Sir Alex Ferguson yagenda ntago yongeye kuba ekipe ya Manchester United kuko yaseze yatwaye. Nvuga nti byatewe n'abatoza bari bahari. No, hari impamvu nyinshi. Kuva Sir Alex Ferguson yagenda United niyongeye kuba Manchester United. Yari ekipe tubona ihanganira ibikombe mu gihugu cy'Ubwongereza, ikaba n'ikipe ihanganira ibikombe ku mugabane w'Iburayi. Kuko season nk'eshanu ze za nyuma harimo Champions League, harimo na finale nk'ebyiri yatsinzwe za Champions League. Season yakurikiyeho David Moyes yatsinzwe imikino 12 muri Premier League. Ntiyasoje na season. Uribuka ko yasojwe nande na Ryan Giggs akiyateka manager. Imyaka 12 nyuma yaho Manchester United yongeye gutsindwa imikino 12 muri Premier League. Kuvuga ngo ntago ikibazo cyagakemutse. Uwari uhari witwa Gunnar Solskjaer imyaka 10 yarasezerewe. Ntiyasoje na season. Ralf Rangnick